spams zateye Juwayeze inda Juno yazohereje muri envelope kado akazi w'umumotari se yego yaba ari ntambwe nziza ku mwana n'umugisha urumva ahubwo avuga ngo iyo ntambwe terwa nawe kwitera werekeza dore impamvu ushaka kunteranya n'abantu icyo ndi kuvuga ushaka ko mvuga ko kuba Juwayeze atwite ari ikibazo oya ni amahirwe kuko umwana n'umugisha ariko nanone ni ikibazo ikindi kintu kigezweho nuko nzataha ubukwe bwa Mutesi ku itariki 30 z'uku kwezi Yesu wenda zivuza arahita zihindura Mutesi ndekanye Pastor Mutesi bantumira batantumira nzabutaha Pastor Mutesi bamutereye ivi umugabo witwa Ferdina twabanaga mu Busanza muri Rwanda muri Banyaye handi bubakiye abantu bavuye muri Banyaye wa umugabo urumva umugabo we muraziranye umugabo wiwe twanasangiraga byeri none ngo yarakijwe ngo yagiye kwa Pastor Mutesi abo yajyanye mu safuriya y'umukobwa witwa Suzanne kumbe burya Pastor Mutesi nubwo twamubona kose yarakiri inkumi yakubitanye na kimwamwanya y'umukobo iramwamwanya baramwamwanya no Ferdina ari kimwamwanya hari Mutesi ni kimwamwanya ni igice n'abakoboyi bose abakoboyi n'abakize amabandi Liza ndanya tubigendanemo neza umuntu uri kuvuga no umukozi w'Imana twese twubaha kandi dukunda muri Imana none umukozi wa shitani cyangwa ndi umukozi wawe ushingira kuki uvuga ko umuntu ari kimwamwanya ngiye nuko Ferdinand ari kimwamwanya mbizi neza yaranansa mama pasteur hanyuma urubanza rwa Pastor Mutesi kuntu bose ari bakimwamwanya intambara Pastor Mutesi na Korode bafite ururayize ni indaya pe nukuri zigerageze zishaka amagambo zizajya zikoresha ku buryo buri muntu wese ibwiye ashobora gusobanukirwa icyo ayibwiye ngusa ibintu nombwa y'umugabo yankoze ndamubwiye bikise ngo umuntu ngo tujyane ngo tura abakobwa babiri ngo nitugerayo ngakuremo amanota ngo narangiza twambure ga uwo muntu baje ujya kumuburanira bamenye uburaniki ari n'ibintu gandi Kigali NewsChannel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali NewsChannel. Hello guys, bakunzi ba Kigali NewsChannel kanangire mbaha ikaze ndetse nanabashimira mu mwamaze gukora subscribe aho muherereye hose ngira ngo nibutse namwe mutarayikora kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Amen. Wasengaga Sikuri kuvuga ureba ku ruhande cyane. Ese bigutwaye iki kuba ndebye ku ruhande? Ese ga kuki ubundi iteka ryose ubonye nifitiye ibintu fuha? Kuki ubonye nifitiye ibintu fuha? Ku ruhande se ufite iki? Mfite fa. Irihe? Ariko suranshaka ikiga. Kuki babazwa n'utuntu mba nifitiye? Liza umeze neza. Gadi narakubwiye ngo nterete birakunanira. Urubanza rwakunaniye nimba ruraza umwuzukuru reka gafatemo nagasobanura inde umuntu ye uramuhungu ko wamutinze nari mbizi ko udatuje kuva kare ibintu mbonye gutya inyuma cyakoze mwana uraryoshye meze neza taza kubitinda rata gava mvanaho bujajo rata nizere ko mumeze neza tumaze iminsi tutabonana twari dukumburanye ndashaka kumenya ku munsi waba ari n'abategarugori weho baguhaye iki weho gati singenda amategarugori se nta n'ubwo umwari ni iki kibigaragaza ni iki kibigaragaza Liza umeze neza we baguhaye iki se bampaye isakoshi y'umutuku iri ariko ibi ni iki bampaye isakoshi y'umutuku ga bayiguhereye hehe bimeze bite shareka nkubwira aho bayimereho mpakubwiye agahinda kakwica bayiguhereye ariko cyambere nuko nayitahanye Liza umeze neza meze neza ni iki kigezweho se muri iyi mihanda nuko mpaze Juwayeze akaba twite Juwayeze aratwite Juwayeze nde Juwayeze wa Juno we ariko ntabwo ari na Juwayeze wa Juno sinzi impamvu abantu babigize Juwayeze wa Juno Juwayeze wo mu ntara harya turuka muri iyi ntara ntabyo nzi Juwayeze wa wundi uvuga ngo Juwayeze mombebe aratwite wow noneho njyewe abantu dufatanye kwibaza kuri iki kintu njyewe naherutse Juwayeze avuga ko akunda Juno ari we yihebeye nta wundi muntu bagira ikintu bavugana ibyo twese turabizi none kugeza amagingo ya Juwayeze aratwite kandi Juwayeze ubwo nge nawe duherukana yambwiye ko adaherukana na Juno abantu barebye ikiganiro nge na Juwayeze twakoranye hagati y'ukwezi ntabwo nshaka kuvuga cano twagikoze kuko ntabwo nyamamariza ntago impemba ariko twagikoze hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 9
twagikoze hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwa 12. iriya nda twabonye ni ya nyayo nanjye nabonye amafoto. Icyo gihe Juwayeze yagibwiriye yuko Juno batajya bavugana, niyo muhamagaye amwihorera, niyo muhamagaje indi nimero yakitaba kumva ni Juwayeze ahita mukupa. Ndashaka kumenya spam zizateye Juwayeze inda Juno yazohereje muri envelope kado. Akazi w'umumotari se yazimuhereye mu motari cyangwa Juno avuye mu mwanya hakaba uri gukeka ndetse Liza abaye Juno yaravuye. Juwayeze ni inshuti yawe? Juwayeze ni inshuti yanjye pe. Mujya muvugana ugira nimero yawe? Tuvugana turi amashumi. Aha, ubibona none se waramuhamagaye? Umva nkubwire, Juwayeze tujya tuvugana ntabwo nigeze muhamagara cyane ko ushobora no gusanga ari na planka biriya bintu urumva, ariko reka ngerageze mpamagare Juwayeze urumva, natugirira neza akatwitaba turaza kumenya ukuri aho gushingiye. Yaba ari planka turabimenya, naba atari planka turabimenya. Ako cyaba ari ikintu cyiza. Naba atari planka turabimenya, nidusanga atari planka ndamubaza uwayimuteye kuko Juwayeze ni inshuti yanjye ndakeka atambeshye. Ako cyaba ari ikintu cyiza Liza. Abaye twite se, abaye twite yego yaba ari ntambwe nziza ku mwana n'umugisha urumva, ahubwo avuga ngo iyo ntambwe terwa nawe kwitera werekeza. Ongeraho intambwe ishimishije. Kandi Juwayeze aragira ati ngewe sinzasubira aho kugira ngo nsubire mu cyaro. Ati wapi hanashya. Hako buriya rega sheri wanishe ko nyine ako nari gitangaza kirimo sheri wanishe kuri telefone yawe. Ntiza Nikos muri ahari ndamaze iyo turagana ko ngiye guhamagara Juwayeze. Ikindi kibazo ufite niki? Yewe nyamuneka muhamagare. Shaga urashyanuka. Nawe ari wowe. None se reka nkubaze abantu akongabanga bumva ngo ntajya nkundana muri ngo by'amaromance ngo mba ndimo. Oya yemwe abo bantu bazaze bambaza. Ngende romantike pe. Nikos. Gusa nanone Juwayeze bitabaye ngombwa yuko aregwa muteye inda, twebwe nta n'impamvu dufite twaba dufite yo kushinga. Erega buriya babonye inda ariko ko biko sara ubyihisha inyuma hari mwenye maruri inyuma. Yewe icyo nshaka kumenya ni kimwe, si kuvuga ngo ubyihisha inyuma. Wamuhamagaye? Ndashaka kumenya ninde ubyihisha inyuma. Kuki ushaka kumenya bikumarira iki? Umva impamvu ngomba kumumenya. Twebwe turashaka kumenya niba erega Juno nawe afite abafana benshi cyane kurusha n'aba Juwayeze. Abije matse kandi ari we yaje akunda. Turashaka kumenya niba wamuteye iyo nda. Kuko duherukana yambwiye yuko batavugana no kubonana bitashoboka. Tugomba kumenya iyo nda ni y'undi muntu utari Juno cyangwa se Juno nubwo bwose batabonana yazitegeye moto n'iki Juwayeze aratwita. Rega nabyo byashoboka. None se icyo ndi kuvuga ya abe Juno abende bitwaye iki? Ikizima soko tubona umusaruro, tubona umuntu nyine ava ku rwego rumwe ajya ku rundi. Kubona umuntu ava ku rwego rumwe ajya ku rundi, ngewe hari ikintu kimwe ushaka gukora, ushaka kunteranya n'abantu nakumvise. Dore impamvu ushaka kunteranya n'abantu. Icyo ndi kuvuga ushaka ko mvuga ko kuba Juwayeze atwite ari ikibazo. Ni amahirwe kuko umwana ni umugisha, ariko nanone ni ikibazo. Uri kunyumva nabi. Icyo ndi kuvuga nakubajije ibintu bigezweho muri iyi mihanda, umbwira ngo umuntu aratwite, ndabwira ati ibyo bintu ngende umva ari umugisha. Ese ibyo ngende kumva nta n'impamvu turi kubivuga. Kuba twite ni umugisha, ahubwo ikibazo iyo nda ni iyandi. Ikibazo kuri ndese kuri wowe, kuri buri muntu wese. Iyo nda ni ya Juno koko. Ni y'umugabo nkuko yitwa Juwayeze wa Juno. Ni y'umuntu w'umugabo. Kuva uyu munsi rero tugomba gukora iperereza tugatohoza ayo makuru neza, tukamenya niba iyo nda ari ya Juno. Dusanga atari ya Juno, Juwayeze agahita yitwa Juwayeze wamuteye. Bitwaye iki? Cyangwa se yitwa Juwayeze utwite. Aho kugira ngo yitwa Juwayeze wa Juno arengana. Juwayeze gusa se ntabwo rihagije. Juwayeze gusa se niba bihagije. Oya wowe urinde wo guhamya ko Juwayeze gusa bihagije kandi nyirabyo yarabonye bidahagije akongeraho wa Juno. Okay, Liza niki kindi kigezweho?
ikindi kintu kigezweho nuko nzataha ubukwe bwa Mutesi ku itariki 30 z'uku kwezi. Yesu wenda zivuza arahita zihindura. Mutesi ndekanye Pastor Mutesi afite ubukwe na Ferdinand, bantumira batantumira nzabutaha kubera ikiza ni itegeko ngomba kubutaha buriya bukwe. Afite ubukwe nese bamutereye ivi nta bukwe bamutereye ivi nabyo ntabyo ruzi mama y'Imana. Ariko God disi nta yararindagiye muri iyi mihanda. Ariko God uzi ko burya amaze kumenya yuko iyo tutari kumwe nta makuru umenya. Ikibazo Pastor Mutesi bamutereye ivi umugabo witwa Ferdinand twabanaga mu Busanza muri Rwanda muri Banyaye handi bubakiye abantu bavuye muri Banyaye. Wa umugabo urumva umugabo we muraziranye umugabo wiwe twanasangiraga byeri none ngo yarakijwe ngo yagiye kwa Pastor Mutesi ahubwo yajyanye mu safuriya y'umukobwa witwa Suzanne. Nukuri pe agiye kuyamwishyuza aramubwira Suzanne yagiye kwishyuza mu masafuriya ya Ferdinand nanjye nari impari pe twanatetse amafi. Urumva aje kuyamwishyuza aramubwira ngo nareka mu 50 ngo nituru bihwaniremo. Icyo mvuga kumbe burya Pastor Mutesi nubwo twamubona kose yarakeye inkumi yakubitanye na kimwamwanya h'imukobo iramwamwanya baramwamwanya n'ubu bari kumwe. Ushingira kuki uvuga ko ari kimwamwanya se ubundi ninde umuntu wahejeje oya ari Ferdinand ari kimwamwanya hari Mutesi ni kimwamwanya ni igice n'abakoboyi bose abakoboyi n'abakize amabandi. Liza ndanyawe tubigendanemo neza umuntu uri kuvuga ni umukozi w'Imana twese twubaha kandi dukunda muri iyi mihanda. Umukozi wa shitani cyangwa ndi umukozi wawe ihangane nyine nge ndi umukozi wawe ihangane nyine ndakubwira impamvu ndakubaza urambwiye ngo umuntu uri kuvuga n'umukozi w'Imana nge ndi umukozi wawe. Icyo mvuga icyo ndi kuvuga ni umupasiteri twese dukunda aradufasha muri iyi mihanda. Nge none se nge ntacyo mbafasha. Icyo ndi kuvuga yanjye abantu baze kuza muri comment muvuge nimba ntacyo mfasha imihanda nyivemo. Icyo ndi kuvuga no ita umuntu kimwamwanya sibyo nge nkanjye ku giti cyanjye ndamukunda ndaramwizera uriya mubyeyi. Wowe ufite uburyo bwawe umwizeramo ufite n'impamvu runaka yo kumwizera. Ushingira kuki uvuga ko umuntu ari kimwamwanya? Nge nuko Ferdinand ari kimwamwanya mbizi neza yaranansabye ndamwima. Agusa Liza buriya akenshi y'ubukwe bugiye gutaha abantu b'amagambo ntibaba ntago ari by'amagambo Ferdinand no kuri ko Imana nabo baracyarira agahinda k'inzoga ze namwe n'inyama ze nariye rwose bikarangira mu ntabwo ari umukozi w'Imana ngo Ferdinand se ariko se iyo Mana uvuga ninde utayikoranye ntabwo ndi umukozi wawe. Liza hari aba bishop hari aba pastor sibyo ubu se Mutabazi Apotre Mutabazi ntabwo yari apotre. Icyo ndi kuvuga kukubaza ntabwo yari apotre Liza buretse gato ntabwo yari apotre. Icyo ndi kuvuga babanza ukanyumva ndi kukumva Mutabazi ntabwo yari apotre n'ubundi na apotre ntabwo twamwitaga umukozi w'Imana. Ntabwo byarangiye akarere kagiye n'umurenge na kamera n'isi yose tugiye kureba ukuntu yambaye nyirinzu muri gato yakodesheje ngo ajye ariramo abana umugore batabizi. Nawe yaceceka buretse kwisetsa gutyo ntabwo ariko byagenze. Liza oya ndakubaza ibyo bintu niko byagenze ntabwo ariko byagenze. Urumva buretse gato ntawe urumva ndashaka yego cyangwa oya niko byagenze ntabwo ariko byagenze. Nge ndibuka kesi y'inzu abanyamakuru bakagifasha ukavuga yego cyangwa oya niko byagenze cyangwa siko byagenze. Ntabwo ariko byagenze. Ushingiye kuki ushingiye kuki iyo nkuru ngiye nyishake nyizana ahangaha abanyamakuru ntabwo bagiye ari nk'igihugu. Liza ikintu ndi kuvuga ni iki abantu bitirira izina ry'Imana banitirira umurimo w'Imana shumi yanjye ntabwo ariko bose bawukora nta nubwo noneho abo tuzi noneho nta nubwo baba nawukora ahubwo abo tutazi bo bawukora. Liza akenshi y'ubukwe bugiye gutaha sibyo wiba impamvu yo kugira ngo ubukwe busenyuke butaraba. Mugabo umugore aherutse gukubita umupasiteri akamumena isura akamukubita mbye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 mbyubu ni uwahise kandi ubu ni uwahe Liza icyo ndi kuvuga nuko ibintu byawe nuko ibintu uri kuvuga bishobora kuba ari amagambo agara amagambo Pastor Mutesi akenshi y'ubukwe bugiye gutaha noneho Ferdinand azaze kuri kamera avugisha ukuri ko we na Gatete. Ferdinand katarongoye umugore w'abandi witwa Mama LIZA agasera n'umugabo w'umunyakenya bamara guserera uri kumva bakajya kubafunga abantu bose birirwaga babiruka inyuma kubera amayoga birirwa bagura muri quartier bagahita bicecekera bakigira nkaho batabizi kandi bakubita uwo mugabo ari abantu babogezaga bazavugisha ukuri katari nyemuntu wagiye kubasura ku murenge wa Kanombe babafunze. Nari mfite 2000 imbere n'inyuma nabashyiriye agasabune
ka sante na gikotori ya sante n'uburoso na krogati n'amavuta abiri y'inyange n'uturindazi turi twa desa uceceka ngewe Ferdina zaze nahakana ibyo bintu nzemera ko mubeshye Liza hari buriya kenshi umuntu nahakana ko ntamusuye bamufunze kubera kurwanira umugore w'abandi agahakana yuko nta masafuriya ya Suzana yahejeje akamubwira ngo azamwishyura 50 n'ituru bihwaniremo. Liza buriya kenshi hahiseho umuntu ntago haba ari heza. Ahahiseho umuntu ntago haba ari heza. Ubu se muhahise haba ibi birimo bikabije umuntu yashyira akavuga n'ibiki. Urumva ntago nzi. Ntago nkuzi. Icyo ndi kuvuga, icyo mbivugiye. Ndakuzi wenda keretse wenda muhahise aho keretse wenda numara gushaka umugore. Icyo ndi kuvuga. Nibwo nzavuga ni Gadi muhahise hiwera arwaye uburembe. None arakize ariko ubundi bwo nta kindi pe. Wari ubwambira ibyo bintu? Mbigana urumva bicitse. Icyo ndi kuvuga ntabwo buriya ibyo ngibyo kuvuga nahahizeho umuntu. Uyu munsi noneho ni umukozi w'Imana yarakijijwe none hagiye gushaka n'undi mukozi w'Imana. Ko numva hahitisha ubwo n'iki ko bitagikomeje ibyo ngibyo atakibikora. Urumva kandi ibyo ndi kukubwira yameshe kamwe yafashe umwanzuro ahagiye gushakana noneho na mama Pasiteri. Ahagiye gushakana na mama Pasiteri. Hanyuma urubanza rwa Pastor Mutesi kuntu bose ari bakimwamwana. Intambara ya Pastor Mutesi na Korode bafite urayizi. Liza bya namagambo y'abantu. Namagambo y'abantu se kuri banyira ntukagishigikira. None se Pastor Korode yageze asanga hakane ngo barambeshyira ntago namusabye. Hari ibintu umuntu w'umugabo adakwiye kuvuga. Pastor Mutesi yageze asanga hakane ngo ntago yansabye ntago ari wowe wibabyivugira akabihamya. Nk'abantu bakuru hari ibintu badashobora kuza kuvugaho kandi aribo baje bakabyivugira none se narabirose. Iyo nkuru ntabwo yazanywe n'undi muntu uzaperereza ubanza wumva inkuru iyo nkuru niwe wayivugiye. Liza wavuga ko ibyo ngibyo ari amagambo ariko se ubivuga ushingiye abantu urumva kenshi yubukwe bugiye gutaha abantu nyine bavuga ibintu nk'ibyo ntibabura ku bantu bagiye gushakana. Abantu bavuga ibintu nk'ibyo ubu se na Sandrine yarongoraga yahoraga beshya ngo bazakora ubukwe yararongoye imyaka 2 amutekereza. Aho nahahiseho umuntu Liza. Okay, niki kindi kigezweho? Ikindi kintu kigezweho nuko ibintu byose wumvisha ubyita amagambo kandi ariko kuri. Liza hari ibintu kare wari uri kumbwira ngo by'amasirenge agezweho. Oya nukuri ndaya zigerageze zishake sirenge zo. Ntabwo yavuze indaya. Ni indaya pe. Nukuri zigerageze zishaka amagambo zizajya zikoresha ku buryo buri muntu wese ibwiye ashobora gusobanukirwa icyo ayibwiye. Tekereza ariko uhuye n'umuntu ga. Njye nari nicaranye n'umuntu arambwira antera story to ngo nyine ngo ubwo n'umuntu waramuhamagaye kuri phone abaramwitabye yumvishe ibyo avuze ahita amukupa nyine yumvise ijwi rye ahita amukupa. Bitamvuga n'iswisi umukupa ngo uzi ibintu nombwa y'umugabo yankoze. Ndamubwiye biki se ngo umuntu ngo tujyane ngo turi abakobwa babiri ngo nitugerayo ngakuremo amanota ngo narangiza twambure ga uwo muntu baje ujya kumuburanira bamenye uburaniki. Yakuyemo amanota arabambura. Ngo arabambura. Umuntu ugiye nko kumuburanira wamenye uburaniki. Aho nasigaye amanota se yakuraga mu ki? Nanjye ubwo naribajije acuruza akarere arazibanga bimeze bite? Umukobwa wa Messi ngo yadukuyemo amanota ngo baragiye ngo bagezeho ngakuramo amanota arabambura. Amanota yakuraga mu ki? Nyine ari ukuntu babicaranye n'umuntu ushaka nawe kwigira nkaho uri umukoboyi urumva ugahita wikiriza nkaho ibyo avuze wabyumvisha ariko narikirije bigezemo hagati y'inyangamuntu. Bahita amanota bayakuraga. Amazi ni akuramo amanota. Uwo bari kumwe nawe ushoboye akazi ati ubwo nyine yarabarongoye mana arabambura. Mbajije nyiri ukwamburwa koko wambwira ko ariko byagenze. Mbwira umuntu akujyanye nko mu rubanza ugiye kumuburanira mwagera yuko avuga ngo yakuyemo amanota. Wahita wumva nta cyaha kirimo. Nahita numva nahita mvuga ngo nyine wari wabonye 0. Cyangwa yari yakosheje amanota bayakuraho kuri kondohire. Mwayimura hariko. Shatura mu byubahiro byacu. Mu byubahiro byanyu. Ese wereka mbabazi. Kubera iki narwaye ntimuze kunsura. Liza urasa nk'umuntu wari wararwaye. Ga nararwaye byanyuma ceceka ntanakwereka.
ako wabonye umurwaza ngo amavideo yanjye ndi mu bitaro se nyashyiroye nuko na aho wabonye umurwaza mwaraye urumva iyo ufite sheri ukarwara agashyiramo utuntu tw'uturingosho n'iki ntabwo kabura ntabwo babura koroherwa abantu se ko twakubuze Liza shana narwaye njya no mu bitaro ndaza kugura video ndi kwa muganga uyishyireho pe Liza hari umuntu ugiye kuva yaranyandikiye kuri ya nimero yo ku kiganiro yarambwiye ngo arakeneye ari yifuza ko yazaza ngo tukamutekera bwa uri bukubwa ari kwigeze guteka uwo muntu se ko muketse oya ntago ari uriya umuntu uketse ntago ari we ariko we yarambwiye ngo yifuza kuzarya kuri bwa bugari ngo sinzi ukuntu wari bumwe nyansonga ubugari kwigeze guteka ukavanga bw'imyumbati buvanze n'akawunga yego yarambwiye ngo buriya bugari ngabuheruka kera no mu Kongomani azaze nzamutekera yego yarambwiye ngo nagera i Kigali nyine azatubwira azagera ryari ntago mbizi ko nyine igihe azagera azasange twavanze amafu urumva ngo sinzi ibintu acuruza mu ntara rero ngo ashaka kuzaje kurangura akadusura nyine mu ntara ya Amerika se mu ntara ya Amerika intara y'amajyepfo intara ya Amerika yahe umuntu ni umunyarwanda cyangwa ni umunyarwanda ari i Kigali cyangwa ni umudiaspora ni umudiaspora ni umunyarwanda ntabwo muketse umuntu waruketse nagaruriye niba ari umuntu uri mu Rwanda ubwo yazaba ari uwo nambuye akabazeje no kunyishyuza ntabwo ari wowe waruketse nanjye ndamuzi ntabwo ari uriya shanka unarigetse uramuzi umuntu waruketse ndamuzi ntabwo umutekera we aradukunda yifuza nyine kuzaza akadusura shani karibu kabisa Liza wari umeze neza muri make ibyo ngibyo nibyo bigezweho i Kigali ibyo ngibyo nibyo bigezweho i Kigali umva ikindi kintu kigezweho nuko yaguye atandukanye na wa mugore we yego se afite umugore ahubwo isa niyo boy ngo niwe atandukanye n'umugore sha ariko we buriya nk'umuntu watwaye umugore wahise yashakaga ikiro muntu ukaba umugome abantu ubwo nayo uzi ko ibyo bintu tubigarukeho nahoze mbona ndi kubona abantu ariko abantu bari kuvuga ngo yakobo nahise ngo bateguye plank ngo yo kuvuga ko yatandukanye n'umugore kugira ngo se bibamarire iki kugira ngo bibamarire iki oya kwitegura banayitegura ariko nanone Daforoza si umugore w'igitangaza wo kushyanyagiriza ngo bandandukanye ahubwo nge ndashaka kumenya Daforoza kuki ari umukoboyi bigeze hariya abo dukomeze ubu niwe ndi kubaza Daforoza nareba iki kiganiro zamba barajye muri comment adusubize ahubwo dukomeze nyirubwite nyirugutandukana n'umudamu oya reka nkubwire nyirugutandukana n'umugore si ikibazo ko nabonye abantu bari kuvuga ngo bira bintu binini ntabwo isa niyo boy ari ikibazo Daforoza yavuye mu rugo abeshye urumva asiga abeshye isa ntabwo nzi ibyo bari bapfuye ariko ngo yagiye amubwira ngo arigendeye ngo yisubiriye iwabo mama ndayizi kandi ntabwo yigeze umbwira Paul tuyiziranyeho Liza wakoze cyane narinje ndabizi ndivanze ahantu aribanze konza ntabwo nkwishimira rega n'ubundi ngirira ishyari ndabizi shamwe abantu mwe mumbare mu bwiza ubwo ntabwo maze kubona ko gada ngirira ishyari ikintu nababwira ikintu nababwira kujya twingurangurira bya bindi hari n'ibintu gadi yaranditse ceceka ceceka hari ibintu gadi aherutse kunyemerera igihe njye nawe duherukana sibyo ibyo bintu nabyegeza ngurira mwicare mubizi ndabikugurira si yongera akabisubiramo ngo arabingurira niba utanimwongera kumva gadi avuga uburimi muzamenye ko namukuye amenyo ndabikugurira ibyo nabyemeye ikindi kintu nshobora kubwira abantu badukurikiye mwicare mutuje mwumve duhari noneho muri iyi minsi turahari tugiye kubaganiriza tugiye kubatamo ibintu byinshi urumva cyane cyane ntabwo ubukwe tuzitumiramo ntawe wadutumiye umva muzahagarare hamwe ngewe ubukwe nzabubaberamo nzabubatahira buzaba mu ibanga uko buzaba kose niba ushaka umva niyo bwaba nk'uko ubw'ikana bwagenze nzabutaha Liza hanyuma abantu bakeneye kutuvugisha ushobora kunyandikira cyangwa ukampamagara kuri nimero yanjye 0789852776 ushobora kuyimpamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp ukeneye umuti ugabanya ibiro ukeneye umuti wirukana uca kwandi imisatsi yose idakenewe ku mubiri umuti wirukana uruhara
ushobora kumamagara kuri iyo nimero cyangwa ukanyandikira tukagufasha. Izakoze cyane. Namwe murakoze cyane, turabakunda. Ciao ciao.